nguko uko ab'isi barebera mu bihe turimo bakatwitiranya, ariko ntibabasha kumenya hazaza hacu uburyo hazaba hameze. Ibihe bizwi na nyir'ibihe, Imana isumba byose, na Yesu ubwe niko yatubwiye. Wikita ku bacantege, ahubwo birasaba ngo ibyo bihe bibi urimo ubyitwaremo neza, uzagere ku isezerano. Uyu ni umwe mu batwigisha, uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, Meddy. Ni 2010 umva uko yavuze. Avuga ngo wenda ufite abafana b'abakobwa banyiruka inyuma, ariko mu by'ukuri icya mbere ni ukureba uburyo mbyitwaramo. Icyo mbasha gukora ni mbasha gukiranuka, mbasha gukora ibyo nshoboye mu buryo bwa gikristo, kandi kuba nsenga ntibimbuza kuririmba, kandi kuba ndirimba ntibimbuza kunsenga. Nta n'umwe muri twe 2010 wari gusobanukirwa ko Meddy wa none hazaba asa gutya. Iki gihe abacantege bari bo benshi kurusha abamukomeza. Iki gihe nta n'umwe wari umwitayeho, yirwanagaho, ndetse n'abandi bamubona mu iterambere ry'ejo hazaza. Nubwo hari abacantege benshi, ariko ntago bazabuza isezerano ry'Imana cyangwa se icyo Imana yakwanditseho gusohora. Hari abakubona uri guhangana n'ibyo urimo muri iyi minsi bakakwita umusazi, ariko umunsi byabyaye bazakwita porofeseri cyangwa se undi muhanga ukomeye. Uwo baciraga mu maso iki gihe bamwita bosi, ndetse ku gahato. Ntago wirirwa ubabwira ngo nyita bosi, ahubwo igihe urimo kirabategeka bakakwita izina rikwiye. Iki kiganiro Ihumure kirajya gihuza ubuzima bw'umuntu ukomeye, ubwatangiye ndetse n'aho ageze aka kanya. Iri ni Ihumure rizajya rigera ku bana b'Imana bafitanye isezerano nayo, ndetse n'abizera bakizera ko umwami wabo Yesu Kristo ejo yabakiza. Abizerera mu ijambo kuko umwami Imana azantabara, niyo mpamvu ntamwara. Ni Yesaya 50 umurongo wa 7 niba ushaka kurisoma. Iri jambo rigukomeze muri wowe, wumve ko ejo hazaza hadasa na none. Uyu munsi ibiganiro byabaye bikeya kuri iyi account. Si impamvu zanjye, ahubwo ni ibibazo by'ibyuma byamfanye bigira ibibazo. Satani arimo arwanya ashaka kuzimya iki kiganiro kugira ngo ntimujye mucyumva. Niba ushaka gushyigikira cyangwa se kumfasha, ngiyi kode maze uyikoreshe wohereza ubufasha bwawe. Ibi ubikore ugendeye ku mutima nama wawe, bitewe n'icyo wagutegetse ukora. Niba wizera Yesu nk'umwami n'umukiza, andika amena. Niba nta mutima mubi, kanda like kuri iyi video, following iyi page kugira ngo ujye ubasha kumva ibiganiro byose uko bigiyeho. Niba nta mutima mubi, nyarukira ku rubuga rwa YouTube wandikemo Ibyamamare TV 23 ukande kuri subscribe. Ndagushimiye.